ese iyi nkuru irakwiye? yaragijwe umutima w'uwamukunze, abitswe ibanga rihambaye, ahabwa icumbi hataba ubwiru, intebe n'intebe bihabwa byombi, irizewe akomerwa yombi. umwanya we higiye mu ntebe zawo wari umutako utanaze rwose, icyitwa intate ndetse n'icyasha byarahejwe iyo mu marembo amasimba asumira haritetse. bihema umwumva witswa rero yashegeshe icyitwa icyiza cyose, asenya inkingi z'uwamukunze, aramutenguha bitamaje, none n'ubu yabuze ibango. uku kumubera intati kwe yaramubeshya aramureshya, amwizeza ibikomeye, urukundo rwe rugira iturufu, ntibyatinda kuregama. ibishashi byago bigurumana, ubwo imigambi iranagejwe, ubukwe gutaha buravugwa, inkoramutima ziratumirwa, imbaga zikereye ibiri. mu myiteguro y'ibikorwa iminsi hose irimo ibarwa, ko intore zubanza zidahari, twumva mwaravuze atashwi iby'ubukwe byajemo kidobya. uwari uwanjye nihebeye, nkamuha ikaze mu mutima, nkamwiha wese mu buzima, ambwiye yuko atazima ngo yafashe icyemezo kizima. ati yabeshyeye umutima, avuga ko nkunda njyenyine, kandi byahe byoka ajya afite abandi nk'amagana, bamuhonga iby'amagana. none inkwakuzi muri bo ziti guhara byose simbikozwa, kandi nanjye sinkureka, nitutabana simbaho, niteguye kubizira. bihema arebye uko bimeze, abura umwanzuro ufatika, abona agiye guta isaro, ahita ashoka iy'agasozi ngo ashakashake ibisubizo. ataguze asanga iy'agasozi, ni nabwo yanditse ubutumwa bw'ukuri kwari ku mutima, anasobanura igitumye atagikwiye no kubaho. ese umuntu nk'uyu akwiye iki? inkuyo nk'iyi nibwo buryo kubiba intimba mu mitima, ugasiga amarira imusozi, utashye umwaye nk'ikigwari? ukuri k'urukundo kuba urukundo, kandi urukundo rw'ukuri ruba ukuri.